imaze igihe ntakiba. Iyi ni channel yitwa Kwizera Film Analysis. Rero mukore abone muri benshi, dore chaîne yifunguye uyu munsi. Banyifunguye iyi ni nshyashya from scratch, from zero. Tujya kongera duhere kuri zero ndebe ukuntu biza kumera. Nshaka wese iyi ngiyi imere kuri zero, iyi nshyashya 2026 new channel. No sinshaka gutinda ibyo byo murabizi, ni ibintu by'amagambo, ntabwo ndivuga amagambo menshi kugira ngo dukomerezaho. Noneho ibindi ni original, noneho dutangira filime byihuse. Kasike byambaye ntabwo ipfutse umunwa, musore arakuruye arabanza kubita mu gatuza biranga. Mukananwa nicyo gipimo, araha cyakabi cya gatatu gisigaye, umusore yarakweza uko yagakweze. Mukananwa nta mikinira ni akananwa, ntibigeze bagakorera kasike. Aha gusa n'urukaro wamubonye kunjangaro nyakuba natangiye ngiye. Yes, hello everyone, nizere ko mumeze neza. So iyi ngiyi ni essayage nk'iya gatandatu, ariko mbere nambere ndasuhuza umuntu bita VJ Kalinda, ndamusuhuza Kalinda. So Kalinda ni inshuti yanjye y'amagara, ni nawe yatumye ibintu njyamo tumenya gukora ducangiranya bari batumbi. So rero niyo mpamvu ndi kubabwira ati kubera yuko haraciye iminsi myinshi ntazi ibintu n'iki, niyo mpamvu mfashe umwanzuro ndavuga ati nongere nzana aka filime twongere turebe ko twagatangira. Ko rero nabwiye abantu yuko Aruno uri gusakuza amani, kandi live ni umupeti yitwa Aruno, ngashaka tabyo mbe mbyeretse. Ni ukuvuga ngiye ikintu nshaka ni uko dukomeza ntabwo ati tugiye kugaruka tubanze turebe gutya nawe bizavamo pese mbese kanangire twumve ibyo ari barakwereka ducangiranya bari. So nko filime ubushize twayitangiyeho ukuntu itangira, n'ubundi itangirana ku rugamba batumbiranye muri ubwo buryo. So I'm just trying to make what we call film analysis. So this is my analysis. Iyi ni yanjye for myself, ndimo ndianaliza. So rero abantu bayishaka murabizi ko dufite group ya WhatsApp, ushobora kujoining ukaza ukabaza ikibazo cyose. Wari umunsi umwe cyangwa se igihe kimwe ingabo zahuye. So mwibuke ko ndutangirana kuri battlefield, wari urugamba rw'abatermuru n'abahani, final battle bro, baricana hano ari ugutegeta amaraso, nta bintu by'imikino. Bapereka batakana, batangiye kwatakana, barakubwira ngo ni mu mwaka w'108 ubwo abagojosienne bishyize hamwe bakaza kuba barwanamo n'abahani barwanira ubutaka. Abadongo abo ibyo ngibyo nko Master P arimo arabivuga, bari ko mubikurikira gatanu. Ngiye hano bandi kujisha system, ibyo byo murabizi. Genza hano nje kujisha system kugira ite detecting amashusho yabo. Barahanganye, abakavari nabo barahangana, abo bose baje mu rugamba rwo kuba bahanganira ubutaka, bashaka kuba bakwagura ibihugu byabo. Gihe abahani bari bafite imbaraga abahani. So rero iyi channel nshyashya na creatinze na create uyu munsi, ikintu nshaka kureba ko ni abanyarwanda mukiri tayari mujye mwese mwirukanga mukore subscribe, kandi ikindi mu bisharinge ku bantu sembeze gusa. Iyi filime y'Uganda ifite audience, murahita mubikora nko kuzimya buje, nta bintu byinshi cyane mu kugira imbaraga. Nibyahereye aho ngaho, hari ingabo zabashe kuba zakwishyira hamwe. Izo ngabo ni ingabo z'abagojosienne, izo ngabo zabashe gufata ubutaka, zibasha kuba zarwanya ibindi bihugu. Ibyo bihugu bimwe bakabasha kuba bakwikatamo, ibihugu bigenda bivuka udukarita. Nko mubyibuka General Hayamuso barindwanye karahabutaka ari natwe kwa Jumango. So rero mwe mwitayarisha amatwi, muyafungure telefone zanyu, subscribe nyinshi cyane, amashare, notification muhita mubifungura ku buryo boro nzajya njugunyaho muri tayari, muhita mugasamira hehe mu birere. N'udukarita tuvuka aho ngabo abagojosienne bashe kuba namubona Hayamuso njowo urugamba rwabo, bari bafite umugabo babafashije witwaga Musu, ari nawe wari ubahagarariye. n'abagojosienne zari ingabo bari bafite umugabo babafashije witwaga Hayamusu, ari nawe wari ubahagarariye. n'abagojosienne zari ingabo zifite imbaraga zageragezaga kurwana. Arakwereka muri buyo
bamwita muri Hayunto province, ni mu ntara ya Hayunto no filime itangirira. So njye nta bintu by'ibikabyo byinshi cyane nka mbere kubera yuko filime iri mu Kinyarwanda muramubyumva rero. So niho dutangiriye neza muri Hayunto mujyi bita nkuko mubyibuka mwibuka yuko hano Hayamuso nawo bita Geuma waba bapanze kuza kwica umwami niyo main purpose bayabazanye abatumye baje kurwana muri uyu mujyi Hayunto. Harabari bahanganye mu bwo buryo Nkota yarazana imwe nkahangana just ibi ni bimwe katuvuga yuko Hayamuso igikomangoma Geuma ubundi bapanze kuza kwica hano umwami aje kuri final kugira ya nkota bari bagiye gutanga ari baza kugerageza kwa bicisha umwami. Abagabo barategura n'indwanyi nawera nta kibazo rwose mureke nawe duhangane bareke bakomeza agomba kuza yakerewe kugira ngo ibyo bakora byose bibe biri mu mucyo kugira mission yo kwica umwami baze kwigiraho neza cyane. Ikibuga bagisubiyemo uje hakererewe nateze kurogera imata aramupiga hano gutsindwa ntabyo reka ibintu byo kuvuga ngo gutsindwa no kuza bakaritura umwambi wundi bagahita bakora iki bagakomeza ubundi basanga saa 11:30 irahera ngomba kujya mbere abagabo baratangiye wibuke turi mu Hayunto niho urugamba rurimo rubera turi umugabo kwarora wahora niki nyerko kira urugamba rwabaye inshuti magara iwane bararitura barica mira abo barareba nyano barakata nuko bagakaza igicumu. Bimwe hano Hayamuso rero sasa guverineri hano babanje gukora iki kumukura ku birayi tayari yakudeta bari baje gukora yakudeta urugamba. Yes angano ndabona ko filime yatangiye kuba ubutamu ni action bro inkota hari wapanze imyambaro imyambi mu bagabo hano bamwita General Hayamuso yageze ku mwambi ho bibindi ne gutyo yenda baritura fata umwambi abakora ku birayi nta bintu umugabo arakomereka kwe kumbe n'ubundi bufasha buraje butabaye. Mwibuke yuko abanyabadari muri bafite icyo bita Iron Army bari bafite igisirikare barakwereka hakuno n'amafarasi y'amagenda kugira hakuno hari wikubise hasi waguye wakomeretse ngabo uracyari baje ku ntambara ku rugamba noneho nkuko biri kugaragara Sano barimo baratwereka ubushuti bwa Geuma n'ubushuti bwa Papa Jumongo cyangwa se Hayamuso. Gusa mwibuke yuko hano umuhungu Jumongo abatarageraho yakavuga hano bataravuka. Mugerageze dusubire ku nkambi zo gutaka nkambi y'abadari muri ngabo zari ziraha Geuma yararwaye barembye barimo baramuvura hano nyuma yo kumuvura waje gukaraba hakuno bikuza gukaraba ha musore aritegereje hano intambara biba bikaze garuka hako muri buye nta mikino ibihari tugaruka no ku bwami bukuru no hanga rero sasa filime ni wayikunze kora subscribe nimero zanjye za WhatsApp zaza kuba 0 murabizi uyikeneye iri full igaragara neza uranyandikira kandi hute sinshaka kujya mu bintu byinshi impunzi nazo ziracyari nyuma y'igihugu ambasaderi ndumva utazana ikibazo nk'icyo nko muzingui azwi ku izina rya Ngoma Irarura niyo mu guverineri mu filime anafite utuntu tw'utugambura arimo hano tumi filime nabo iryoha cyane. Umva ntago byoroshye reka tubivuga kureba ninde wabashe kuba yazitwara zo zari imbohe zigaragara izi ni zambohe kare bagiye kubohora bakimara kwica guverineri muri cya gihugu. Rero abangarimo baravuga yuko imbohe zatangiye kuba zacikishijwe kandi bafite impungenge ko zishobora kuzatozwa mu gisirikare kabafasha kuza kurwanya ubutegetsi bwabo yuko ari zabuyeho rimbashije kuba natuzaho minsi umugabo yakugereye aha muri comment muze kureka numva ko imeze filime burikira ryoshye cyangwa imeze nabi ko nta wundi buryo kuri YouTube mwakomera kuyibona na mpamvu hano natuje kwera arimo amajwi ya Master P nta byoroheje natuje ko hano uko muri kubikurikira ibyo ngibyo zaro ndi gutera commentaire yanjye kugira ngo filime bazongera kuyikuraho mu ubucece none ndagira ngo mwumve ko muri buyeho hari inyoni y'amaguru 3 iyo nyoni y'amaguru 3 yanunguye dore ngiyo nyoni y'amaguru 3 yes muri ukano umurozi kazeri yatangiye kuzana iby'inyoni y'amaguru 3
amaguru 3 y'inyoni yego amaguru 2 y'iyo nyoni we umwami w'igikomangoma cya muri aka kanya ndibaza kwa gatatu kuravuga iki urashaka gusobanura iki simbizi ariko tugaruka hano badarimuru umwanya w'abahandi turakoresha sikanya wanga 80 cyangwa abasirikare bose baba bari hari muri muhanda nzira bagabo ni barimo bacamo fungira aho ngaho rwose twese tubakatira hari kandi nizere yuko biraza kuba bimeze neza nta kibazo cy'uruhure nacyo siko bimeze basore yari hano nkuko haya musomo yenyewe kumirwanire murabizi ko nta brage n'abasore be bari batangiye gupanga ambush imirwanire bavuga ati none ikintu hano kiri tayari ko tugomba gukora no kujya kurwana episode ya mbere ntangiye ntazo kuntu meza ariko muzizakurikiraho bro bantu banjye mwe mukore subscribe zaza nanjye natogose ubundi kugira mbanze ndebe ibyari byose yinze ugomba kuzana iwa nafatiyeho nanjye ndi muryi nande mangomagaye umwana cyo cyatwohereje rwose inkota 30 zimeze neza abanzi bacu inkota zibabone yego cyane general harwaje garagara yuko umunyebuyu n'umujungu n'abahaye beki barimo baragereza ko bakurikirana imwe biraga mbere iyo nama sigagereza ko yavuga hiki nama yatumijwe ibyo nibi batesha umutwe genda muri hayito mu mujyi aho dufatira tubariho dufatira uyu we ari tayari haya musesereza basuriye kujya gukora iki gutata muri hayito kugira amenye niki kiri kujya mbere niki kirimo kiravugwa barwanya nashaka reka nyisoze sha nanjye nafatiye mbanze ngubitemo kaba impunzi akunyonyo original so rero hanga murabize haya musoni indwanyi papa ya musoni indwanyi hanga rero ku basore b'abatasi b'indwanyi nabo babihebe aho bita abariberi abwe ati none reka nakintu twomba gukora tujye mu mujyi banze barebe ngo ibiri kubereho n'ibiki ni haya muso general umwami kumva iby'amaguru 3 y'inyoni amazatangiye gupfa ucyumva iby'amaguru 3 byo reka ntaga byumva ni gute bamukora ku butegetsi bundi mfite kugenda nyakuba ugiye kujya muri hayito sore ugimenya kuri umuyobozi data mfite kubana kurura mwanya nyiri cyubahiro ariko ndikumva kubajya tayari iwo bitage umawa yoherejwe muri hayunti sari kuvuga ati mwana wanjye ugende wirinde ujye kuri umuyobozi rimwe hano ngiye gusoza hano nese yaje ndi gukora iyi ni part 1 kuri rimwe kujya tuye kuri kabiri kuntu bigomba kuba bimeze mwabo bantu ntago ari ibintu byoroshye icyo ngora ndakizi ngiye niteguye kuba nagenda ndumva nta kibazo ndi bugirire mundeke ngende nyiri cyubahiro umwana wo kugira ngo akurakarire mureka agende saba mwana wanjye genda nuko mubibonye ngo mirarura ikintu yemeje cyangwa ikintu yavuzeho mwama agomba guhita cyemeza kana akagabo ngiye ndagatinya tugaruka muri hayito muri Gone City inama wibuka yatumijwe nguwo mama we bamwita Lady ya Sawyer mukananwa nicyo gipimo araha cyakabi cya gatatu gisigaye umusore yarakweze uko yagakweze mukananwa nta mikinira n'akananwa ntibigeze bagakorera kasi abakunzi ba filime ya Jumongo ndetse n'abakunzi ba Rwanda Action Films mwihanganira impinduka nziza zigiye kubakurisha no kugira ngo akazi cyangwa se filime zikomeze kubageraho gatanu kandi zibaryoheye nyuma y'iyi filime cyangwa se nyuma ya episode tugiye kujya twongera mu kintu bita filime analysis cyangwa se filime review hose tuvuga gake ku ncamake ibintu episode yari yiganjemo kugira ngo bamwe mu bantu babashe kuba batayikurikirana neza babashe kuba hari tips cyangwa se inama cyangwa se ibitekerezo babikuramo dore yuko izi ari filime zakozwe kera zimaze igihe abantu baratangiye kubera so rero tugira gutya tuzane aka review gatoya tugire gutya dushake ibintu bikina bike cyangwa se ibintu by'ingenzi season cyangwa se episode yari yibanzeho tubanze tubivugeho gakeya iminota mikeya cyane kugira ngo noneho indi episode igiza umuntu afite amatsiko umuntu aza ati wagwane biragenda bite ikigiye gukurikiraho ese ni ikihe so ibyo ngibyo rero ndakeka bizabafasha abantu benshi kuba bakurikirana iyi episode cyangwa se iyi season nziza cyane tukirimo turatangira bishimye kandi bafite urukundo n'urugwiro so ikindi rero kiri buze kubaho nuko kuri iyi channel turazana indi segment y'amafilme ya action cyangwa se amafilme meza cyane adasobanuye gusa ni mu rwego rwo kugira ngo ibikorwa tubiboosting channel ireke kuba local ndetse ibashe kuba yaba international niyo kugira ngo impamvu nayo byo ku season nuko ariyo ibifite abafana cyangwa se abantu bahoraho bari numbers
iri unique y'abafana ndetse ikaba ifite n'umubare munini w'abantu bayikurikirana mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo. So izo mpinduka rero ni nziza cyane kuko biratuma channel yacu international tuba yaguma iri lokale ku banyarwanda gusa ndetse tugafungura imiryango no ku bandi bize n'indimi. So rero abantu bakunda filime zisobanuye ntabwo ziri buveho ahubwo ziragumaho, ndetse niyo mpamvu impinduka nziza igiye kubaho biratuma hari ibindi bikorwa bigaragara byinshi cyane twari twarateguye, gusa tugomba kubikora kuko iki nicyo gihe, nta guhagarara, nta gucika intege, tukazana ibikorwa byinshi kandi byiza ku buryo muri movement abantu bagomba kuba, niba ukunda filime zisobanuye ukaba wabyisangamo, waba udakunda izidasobanuye cyangwa se kameranje, so tugomba gukora ikintu kizatuma muba forward ngo dusobanure, twazana izindi filime nziza ndetse tuba twabateguriye, dore yuko ari team ngari kandi team yize ibintu bya film making, abana b'abahanga cyane. So rero iyo mpinduka nagiraga mbabwire muyitegure, igihe turatangira kuri episode ya 5 kuri Juma ngo niho gutangira kubaho iyo review irahita itangira kujya iza. So ndabakunda cyane, bye bye. 5 mukomeze mukore subscribe muri benshi, Imana ibahe. So uramutse rero ufite ikibazo cyangwa se inyunganizi, hano dufite group ya WhatsApp duhuriramo abantu bagatanga ibitekerezo y'ukuntu babona filime, abifuza yuko babona filime ku ruhande atari ibyo kuyirebera hano kuri YouTube, nabo twabibafashamo rwose nta kibazo. Ndabakunda cyane, amahoro y'Imana abane nawe.